narindi kukubwira ngo basinziriye muri byinshi bigiye bitandukanye. Abagabo b'iki gihe basinziriye mu bana batoya, ababyeyi b'iki gihe barasinziriye, kandi aba bantu basinziriye, attention, reka turebe ubwoko bw'abantu basinziriye kurusha abandi, ndetse ni ba bandi shitani yifuza ko basinzira. Abo shitani yifuza ko basinzira ni abafite icyo bari burangarane bakakiryamira. Niba ufite uruhinja tayari, niba utabaye maso urasinzira, kubera ko hari inkunga iri inyuma aho ngaho yiteguye gutuma usinzira. Of course shitani nicyo cyamuzanye. ufite ikibitsanyo tayari, niba utabaye maso urasinziriye. Hari imbaraga inyuma aho ngaho, hirya aho ngaho, ziteguye ko byibuze gatoya uhusha kwakira imbaraga z'Imana zo noneho ngo zinjire, aba arizo wakira. Gusinzira si byiza. Urazi umunsi abatubanjirije basinziraga, muramwibuka uwasinziriye akarangarana igicaniro, igitambiro, inkongoro zikakirya zikakimara. Igihano bamuhaye, ndavuga Uwiteka, yaramubwiye ati kubera ko usinziriye ndaguhannye, uzajya mu bunyage mu gihugu cy'Egiputa imyaka ingana kuriya. Ngayo nguko icyo gusinzira, kimwe mu gusinzira, igihano kimwe mu gusinzira, n'ibindi byinshi cyane. Gusa reka twigerere ku mwanzuro, nkubwire icyo nifuzaga. Imana yo irifuza kuba maso. Ijambo ryayo ryo ryaravuze ngo abakobwa 10 batanu ari abapfu. Uzi impamvu ari abapfu? Barasinziriye. Noneho abanyabwenge, uzi impamvu ari abanyabwenge? Amatara yabo yaguma yaka, ntago yashizemo, kandi bagumye ari maso, ntago bigeze bahunikira, ntago bigeze baryama. Gusa ibi bintu turwana nabyo, byanga bikunze hari imbaraga ebyiri. Hari imbaraga z'umubi, izo zihora ziturwanya ngo zirebe ko twasinzira. Hakaba n'imbaraga z'Umwami Imana ishobora byose. Izo ngizo zo ni iz'imbabazi, ntago zikore. Umva iki kintu, ni umutunzi w'imbabazi, ntago afata ku ngufu. Ategereje ko wemera, ategereje kuvuga uti ndayamanitse, ategereje kuvuga uti Kristo ndakwemereye, nyemerera umfata amaboko undinde gusinzira. Kubera ko ari umutunzi w'imbabazi rero, arategereje ubushake bwawe bwonyine. Byibuze musore, tera intambwe uvuga uti ndanze gusinzira, Kristo bimfashemo. Byibuze ye mukobwa, tera intambwe uvuga uti ndanze gusinzirira muri ibi, Kristo. Iyo umuntu asinzira ararota. Gusinzira muri ibi n'ibi, Kristo bimfashemo undinde gusinzira. Iyo uri umubyeyi uvuga uti ndanze gusinzira muri ibi, Uwiteka we bimfashemo, exactement, ndanze gusinzira. Abankurikiye bose hirya no hino, impande z'igihugu zitandukanye n'inyuma yacu, ndabizi neza yuko muba mudukurikiye. Abakunda Imana bose, Imana ibaha umugisha, n'abayikunda bagacishamo bagasinzira. Reka dusenge dusaba Imana ibaha imbaraga zo kudasinzira, bityo biduhe ubushobozi bw'uko umwanzi atazatwiba. Namara kukwiba impano, amen, haleluya, namara kukwiba impano, namara kukwiba ibyiza wari ufite, azaba tayari muri bya bitatu byamuzanye, hazaba hakurikiyeho kukwica, habe hakurikiyeho irimbuka ryawe. Reka dusenge. Uwiteka Mana ishobora byose, uri Imana nyir'icyubahiro cyose, ufite imbaraga n'ubushobozi. Turakweretse bene data bakeneye kugendera mu nzira yawe. Uwiteka ubarebesha amaso y'imbabazi, utugirire neza, utube hafi kurusha imyambaro yacu,
kugira ngo tubashe kunesha ububi bw'umubiri, tubashe kunesha ubukana bwe bwifuza ko dusinzira. Rimwe na rimwe bene wacu, ndavuga bari muri Kristo Yesu, bakuva mu biganza atari uko babyifuza, bakuva mu biganza ari intege nkeya, bakuva mu biganza ari uko barwanyijwe n'umwanzi. Turakwinginze, bafatire mu kaboko kawe, udufatire mu buntu bwawe, udufatire mu neza yawe, duhore twera uko ubishima kandi uko ubishaka, duhore dukiranuka kugeza ku gupfa, duhore turema no mu ntambara tureme, duhore turema no mu gihe cy'amakuba tureme, duhore turema no mu gihe cy'ubuhenebere mu bukonje tureme. Kristo, ndagusabye ngo reka ubwami bwawe buzamuke, bwongere bujye juru, bwongere bujye juru, intebe y'umubi ijye munsi y'ikirenge cyawe. Nishimiye izina ryawe yuko ubanye natwe kandi kubikoze, kandi kudufasha amaboko iteka ryose tuzama tugushima mu izina rya Yesu Kristo. Amen.